ni ikintu gikomeye cyane njya nibuka iteka ryose. Narafunzwe. Warafunzwe? Buroko. Wowe urafungwa? Yego. Gereza? Yego. Noneho ndi mu buroko nahuriyemo n'ikintu gikomeye abandi batajya bahura nacyo ahari. Ngiye haje umuntu washaka kumfata ku ngufu kandi yari umuyobozi. Mu by'ukuri mu yandi magambo urumva njye nari imbata we. Yari umuyobozi. Donc wari muri position yo gukora ibyo gusaba. Yego. Ku bandi cyakora batafite Kristo muri bo. Ubwo buroko nari mfungiyemo turi abagore 5 bane barabajyana njye ndasigara. Kandi nanjye nari ku murongo w'abagombaga kumanurwa kujya kwambara iroza. Kumenya umukiza imbere y'umugisha mwinshi ntabona uko nasobanura. Rukundo rwe ndarwumvise rungeze ku mutima. Ndumva imbaraga nyazo zibohora. Urakoze cyane kutuganira kuri ino nzira y'umuhamagaro wawe, kuko buri muntu wese ahamagarwa ukwe. Hanyuma noneho rero tugiye tumaze kubona ingorane zagiye zibonekamo umuhamagaro wawe ku bukiri muto. Umva ku myaka 16 watangiye kurwana urugamba rwo kujya kwiyerekana ugasanga haje undi. Nubwo aba uri mu mwuka mwinshi, ariko burya nacyo kiba ari ikintu gitangiye kugira gute kugenda kigabanya umuriro w'abahanuzi. Ubundi abahanuzi bagenda bakuzwa n'ibyo. Ubundi iyo hari bitaje bajya bahora hahandi mu kirere, ariko ibyo nibyo bigenda bishyiramo utuntu. Ntabwo ndi bukubaza ibindi byinshi bigendanye n'izo ngorane z'umuhamagaro, kuko izo tubwiye nazo ubwazo zirahagije. Ahubwo noneho twinjire mu kureba noneho ibintu byatumye ukomeza kuba mama bitangaza, wuzuye umwuka wera, ugihagaze ku muhamagaro, ugikorera Imana. Niki cyagiye kigushoboza gukomeza kuba mu muhamagaro kandi wumva harimo intambara nyinshi zagakuye kuba zivuga harimo abantu bavuga ati harimo abantu benshi bagiye bambwira ngo bagiye gusenga Imana ati umuhamagaro yawutwara. Ati kandi se ngo bawutware kingo kubera ko batinze mu bukobwa. Bakagenda rwose za Kanyara bagasenga iminsi ati naje kugira ngo tware ibintu byawe nanjye nigendere. Wowe ni ibiki byatumaga ukomeza kugera kuri uno munsi? Iyo wivuze uravuga ngo uri umukecuru, nubwo bitagaragara ku maso ndetse no ku bundi, ariko nuko nyine wiyumvamo izo mbyaro 17 bariho. Kuba ugihagaze ukabona munsi uza muri Kamonyi ukavuga ubutumwa, ukaba ugenda ukajya Gicumbi ukajya kuvuga ubutumwa, kandi ibyo bitaravuyeho, biza biti? Koze bino mbaje ahantu none ngeze haryoshye. Nanjye nikoreye ibitabo maze kudivorsa. Abantu bazi Igikondo hari ishyamba riri hejuru bakunze kwita kwa Rujugiro. Njya mu ishyamba gusenga, ariko ntwaye ibitabo byose Bibiliya. Ibitabo byose abantu barabizi, nyine ibitabo byose twitwaza. Hari igitabo ku mugenzi, nafashe n'igitabo cy'ikirundi cy'indirimbo, mfata igitabo cya Hoziyana. Ibitabo byose ndabifata byari bihari bijyanye n'iyobokamana, ndabyikorera mbishyira mu isakoshi. Ariko ngezeyo mbirandika hasi ndabibwira ntizanye ibintu byawe, untwaye umugabo rero nawe akiri ibyawe, ntabwo nzongera kugira ikintu na kimwe cyakora ndagusaba ngo ndindire ubuhamya we bw'iminsi yose. Rero abo barasezeye, nanjye narasezeye, ariko ngeze nk'ahandi hateme bavuze n'uburyo byose bayiteguye utazi impamvu mva n'imvano yabyo, impamvu nkunda kuvuga ngo umuhamagaro wotse. Ibyo ahubwo narabivuze mvuze ngo nsezeye Imana, manuka numva ibitabo ngiye kubisiga ku musozi. Ariko ngeze hepfo ngenze nk'iminota 5, ngeze hepfo muri mu ishyamba, kugira ngo abantu bagira ngo
bagira ngo iyo uri mu ishyamba abantu bagira ngo nyine urimo urasenga, ntabwo bamenya ko ibitabo wari ubisize. Hanyuma rero uko ugira ngo ibitabo barabijyanye, ibitabo bambe uko bagira ngo urimo gusenga, ibitabo iyo ubisize nta muntu apfa kubitega keretse harimo umujura. Numva imbaraga ziramfashe nyinshi cyane, numva ahubwo noneho ndahiye, meze nk'uhiye, nabaye nk'ugurumanye, numva umutima urandiye, ndavuga ati ese ninsiga ibitabo harya ubwo agakiza mvuze ngo Imana izakarindisha iki kandi ibitabo byose mbisize. Numva ubwoba bwinshi, numva burahinze, hanyuma nsubira inyuma nterura bya bitabo, maze kubiterura numva ndatuje, ariko ngeze hepfo numva ijwi rivuga ngo ubu nibwo ugiye kunkorera. Noneho ndiyamira cyane, sinka kuko rero wankorera isoni, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri. Ntiryongera kugaruka, ariko ngenda numva ndi gushya cyane. Rero nageze mu rugo ndaryama, ariko numva byibuze umubabaro nari mfite ntabwo ukiri wa wundi, ahubwo numva nyine rya jwi rikomeza kumbwira ngo nibwo uzankorera, no gutongana mvuga nti ntabwo nzagukorera, warampemukiye, rikomeza kugwira. Ariko uwo munsi mpimba indirimbo, niho nahimbye indirimbo bazumva ivuga ngo yemwe torero ry'Imana nimwundire mbibutse. Iyo ndirimbo yaje muri iryo joro nyine nagiye kujyana ibitabo, niho nahise mpimbamo ngo icyawe ntaho kizajya, ubwo ari Yesu wabivuze, icyawe ntaho kizajya, ngo kwa data hariyo amazu bazayumva. Hanyuma rero ntangira kwaka gutya, ahubwo ntangira kwaka kugeza igihe rero warumbajije ngo ese ni igiki cyanguhaye imbaraga? Ni Imana. Cyagiye napfaga naje gusanga ubwo burya ntari mpfuye mu buzima busanzwe, ahubwo kamere y'umubabaro nari mfite yari ipfuye, mbaye undi muntu mushyashya. Kuko uburyo ki maze kuzuka natangiye, kuko ubwo urumva nubwo aho napfuye ariko ntagifite agahinda gakabije, ariko n'ubundi byuririzi by'uburwayi bikiriho, kuko sinari biyakire neza, utariyakira neza n'abadukurikiye, n'ubundi ugumya badayimoni baza kunosha, ugumanye ibyuririzi biriho. Rero ubwo Satani yabonye hari ko nzaba umunyamumaro, atekereza ko yahita nkunguburanya gutya akanyica, ariko Imana ikomeza kumfata. Aho rero nzanzamutse, naho nagiye mba umuntu mushya, uko bwije nuko bukeye, ndetse ahubwo ngira ibihe byiza birusha ibya mbere ndi kumwe n'umugabo. Hanyuma ariko cyane nibutse abadukurikiye ko nabundararaga cyane, kumva n'ubwo ibindi byose nabireka, ariko nzakizwa. Ko nari nzi kandi na n'uyu munsi niko nkibizi, nari nzi ko ndamutse ngize ibintu njyamo by'ibyaha, n'ubu niko mbizi, mba numva hari ko ubuzima bwanjye bwahagarara. Rero nyine nakagutyo, aho ngaho niho nakiye, nangira gukorera Imana gutyo nyine, numva ntabyumva, kuko ndibuka mwarimu azabye umudamu twe dufite twa Rufosine, tumaze gukora divorce yaje kumpugura, arambwira ati ubu ngubu nibwo ugiye gukorera Imana, tushime Imana igukuyeho igitutsi. Yarebye impapuro za divorce, aranganiriza, arantwaruma, ariko mu mutima wanjye nkajya mvuga ni urebye kandi we yari n'umupfakazi, nari kubyumva ku nkaruma kwiwe, ariko naravuze nti we se ko akuze, nta gisuzuguro kimuriho. Nuko nta muntu rero n'umwe ari kunyumvisha ko ibintu ndimo biri mu bushake bw'Imana ngo nzabyumve, kuko icya mbere nari ngeze muri ya myaka nateganyaga ko nzashakira, ndetse maze no kurenga. Kumva rero ngo urugo rurasenyutse, ntabwo nari kubyumva, ariko Yesu anyongera imbaraga, na bugingo na n'uyu munsi umugabo birumvikana abadukurikiye ntawe uhari, kuko ya divorce iracyarimo, n'ubundi ntabwo yagiye, ariko byambereye. Hari umuririmbyi wavuze ngo kumenya umukiza bimbereye umugisha mwinshi, ntabona uko nasobanura. Rukundo rwe ndarwumvise, rungeze ku mutima, ndumva imbaraga nyazo zinyohora.
umubwire ye gutinya, umwami ni mwiza pe, aruhu ku mutima. Nagira ngo mbabwire ngo mweye gutinya kuko umwami ari mwiza. Aho natangiye kumva ntinyutse, hanyuma na bwa buzima bwo gutangira gutekereza yuko ngiye gukorwa n'isoni, ngiye kuzahura n'ibintu byinshi by'igisuzuguriro. Ngira ngo abantu muri kubyumva, umuntu wadivorosheje ukiri muto nk'uko muri kundeba cyangwa n'ahandi mumbona, ruba ari urugamba. Ariko Yesu arantinyura. Umunsi umwe njya kuvuga ikintu gikomeye, Imana ifashe mbwe n'uburyo nkivugamo. Umunsi umwe Imana yambwiye ikindi kintu gikomeye, ndabivuga muri ubu buryo, cyari gikomeye kuri jyewe. Kuko mu buzima hari ibintu tugira ibigirwamana. Nanjye nari mfite ikigirwamana rero, nahoranaga iminsi yose, ariko ntabwo nari nzi ko ari ikigirwamana. Abadukurikiye, ndumva umwuka umase kugira ngo mbasobanurire ngo ni igiki, mutagira ngo ni ibindi bindi nagiyemo. Yego. Numvaga nta hantu najya nambaye impeta. Umwami ni mwiza. Noneho umunsi umwe ndi gusenga, siri munsi kabiri yambwiraga Imana ngo nkuremo impeta. Umunsi ndi mu masengesho hano ngo ninkuremo impeta. Icyo gihe waradivorushije? Yego. Numvaga ko mu buzima bwanjye ntazigera nkuramo impeta, kandi nkajya mpora nambaye ibitenge buri munsi igihe cyose nyine. Numva nibwo asuzuguro kazacika. Yego. Nta hantu rero najyaga nambaye impeta, ku buryo niyo nakoraga urugendo rw'isaha nkayibuka, nategaga moto nkasubira mu rugo kujya kuyitora. Uretse ko ntanakoraga n'ikosa nayikuragamo, ibyo byambayeho nka kabiri, ubundi nkajya nishyira muri mareti. Ubwo nari mfite impeta ebyiri zitandukanye. Ngira ngo dayimoni batazakurira kuko utambaye impeta. Yego. Rero Imana irambwira ngo ninkuremo impeta. Neza mu by'ukuri abadukurikiye njye ndabizi neza ko ari Imana yarivuze. N'abantu twari gusenga ntari Igikondo bazabona ikiganiro, ndabizi neza ko ari Imana yaribivuze. Barabizi nikumbagaza mvuga nti Imana we hari byinshi nyine bo bazabibona babibone. Nabwiraga Imana ni hoya 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 hoya. Impeta nikuramo nishyira muri sakoshi, ariko nkajya numva ko none ubwo nyikuyemo ngiye gusuzugurika cyane. Aho rero Imana irambwira ati ntabwo iki ni ikigirwamana, bigiye kigize ikigirwamana. Yego. Ntabwo impeta ari iyo kurinda. Ko ndibuka hari ahantu hamwe nigeze kujya gukorera ikiganiro, mbwira umunyamakuru wari ugiye kunkoresha ikiganiro, niba nicara kuri kamera gute nta mpeta nari nayibagiwe. Kuko icyo gihe ahubwo yari yatakaye. Nageze muri Nyabugogo ngiye Butare mu ivugabutumwa, sinamenya igihe yatakariye. Hanyuma rero njya kwicara kuri kamera ntayambaye. Nagiye kuri tubona nsanga nicaye kuri kamera, nibagiye kunyura ahantu ngo nyigure. Yego. Numva nahaguruka kuri kamera kandi bari bamaze gucana kamera. Nibaza rero ukuntu biri bugende, nyine nemera gukora ikiganiro. Ariko uwo muntu nabona ikiganiro yarambwiye ati si impeta, ubundi impeta ngiye ngo nayifate ubwo nayo ikigirwamana wimitse. Uwo mupapa yarambabaje, nkamubona nk'umuvangirwa, ariko sinabimwereka. Nabona ikiganiro azibuka icyo gihe, azabyibuka. Hanyuma numva ni umuvangirwa nyine kumbwira ngo impeta nayigeze nk'ikigirwamana. Narambwiye ariko rero si ikigirwamana kuko niyo umugabo wanjye, kuko umugabo wanjye agiye nsigaranye impeta n'abana. Ubwo rero sinzi impamvu uvuze ko ari ikigirwa, ariko duhita tubireka. Ariko uragasigarana? Ndagasigaranye. Kavuyemo hashize nk'ibyumweru bibiri Imana imbwiye ngo nyikuremo. Nibwo namubabariye, nubwo ntaramusaba imbabazi nk'umuntu wamwibajijeho, ariko nasanze ataravuze nabi. Ntabwo yari wowe. Ibikomere rero bituma umuntu yanakubwira n'ikintu ukamufata uko atakivuze. Rero nyikuyemo ndavuga ati ubwo nyine nta nubwo nzongera kujya kubwiriza. None se nzagenda noneho mpagara imbere y'iteraniro ayambaye, bazaza bambona ko ngiye gutwara abagabo b'abandi, bazaza babona yuko nyine ibintu byinshi nimajinaga, numvaga ntekereza. Ariko Yesu wari uvuze, mugani wa wundi ngo Yesu utarobanura ku butoni. Yesu wari uvuze araza arankomeza, noneho ahubwo binyakamo cyane. Uwo mukozi w'Imana wari umwe mu mutanda tugiye gukorera Imana cyane 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 cyane, kandi ibyo bintu bari barabigize nk'ikigirwamana. Nibutse abadukurikiye ko namwe hari umuntu ugira wakubwira ngo ufite ikigirwamana ntubyemere. Urumva mu by'ukuri nakuriye mu rusengero, ariko natunguwe no kumva ngo mfite ikigirwamana cy'impeta noneho y'umugabo wanjye. Twasezeranye, ntarwaniye, ntarengejeho abandi bagabo,
ntabwo numvaga ko Imana yambwira ngo nkuremo impeta none ikayita ikigirwamana. Ariko nayikuyemo umuriro ukomeza nyine kunyakamo. Ikintu warumbajije ngo ni iki cyagufashije kugira ngo uyu munsi wa none ubu kibirimo neza? Nta kindi cyamfashije imirimo Imana yagiye inkorera n'uburyo Kristo ibintu yagiye anshishamo byamfashije kubona ko neza ibintu byose Imana ibikora mu rukundo rwayo. Kuko iryo joro abadukurikiye mu bizabyibuke twari turi kumwe muri ya masengesho, ndabizi ko iki kiganiro muzakibona. Iryo joro nyikuyemo naratashye nubwo tutaha mu gitondo, hari amasengesho twari turayemo, dutashye mu gitondo rero kumwe umuntu aryama kugira ngo aruhuke n'ibitotsi. Hanyuma numva ijwi rimbwiye, rirambwira ati ngiye kugukoresha kandi nzagukoresha iby'ubutwari. Rero mu badukurikiye harimo abantu bazi neza, ntavuze amazina ariko nzi ko ubuhamya bwabo bazabwivugira. Ubwo nakuyemo impeta nyine, none ubwo urumva gukuramo impeta ikigirwamana kivuyeho, umuntu wese nyine urabohoka. Ariko hari n'abantu bagutinyuka bitewe n'uko bakwitiranyije. Ariko abo tuziranye ubwo buhamya sinzi uburyo nabuvuga. Ibintu byose Imana ikora ibikora mu rukundo. Icyantimiye rero ni ukuntu naje gusanga bya bindi nitaga ibibazo ahubwo ari wo mugisha wanjye. Bimwe nitaga ko biracitse nibyo nasanze n'ibisubizo. Ubu abana banjye n'abo bantu ndumva ari nk'imiryango igeze muri 3, n'imiryango igeze muri 3. Bo ubu ngubu babyumva cyane nubwo ntabyeruye, ariko babyumva cyane. Kuko hari igihe Imana ibibazo bikubaho ariko imirimo y'Imana ikerekanirwa muri wowe. Rero nanjye ni muri ubwo buryo isenya ryanjye imirimo y'Imana yerekaniriwe muri ngewe bitewe nabo tubyumva. Sinzi abadukurikiye bashobora kugira amatsiko bakibaza isi imirimo y'Imana yerekaniwe muri we gute, yuko buri wagira amatsiko hari igihe yazagenda avumbura utuntu n'utundi akamenya burya ko mu mubabaro imirimo y'Imana yerekanirwa mu muntu. Ndakunda kubwira abantu iyo ndi imbere y'iteraniro kuri kamera nayo ntarakavuga, ndababwira ngo ikigeragezo umuntu azagira nta kigira umusaraba. Hari indirimbo twahimbye n'umugabo w'iwanjye, duhimba indirimbo ivuga ngo nzirata iki yemwe, ngo nzirata umusaraba wa Yesu, kuko ariwe narebyeho umutwaro ukamva ku mugongo. Turaririmba turavuga ngo nzavuga yamba nziza, ariko yose ndayikoresha, ni guteganya kuyikoresha muri iyi minsi. Ngo nzavuga yamba nziza yahambwemo umutwaro, ngo nzirata umwami Yesu wankuye mu bubata. Umusaraba abantu bose baririmba ni iki? Umuntu wese agira umusaraba wiwe, umuntu wese agira uwe. Nk'uko Abisiraheli iyo usomye igitabo cya Yesuwa mu bice byabo 5, wahasanga ukuntu ngo Uwiteka yabwiye Yesu ngo abantu bo ngo ntihagemo abatambyi muri Yorodani, hanyuma nihute cyane, ariko ngo aravuga ngo abantu bose banyure imbere y'isanduku y'isezerano, kandi ngo mu miryango yose 12 buri wese atora ibuye ngo arishyire ku rutugu, ariko kandi namara no kwambuka ngo arishinge kirukari ahari bugandike ng'iryo joro. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Numva ngo rero nanjye nari natoye, nk'uko nawe udukurikiye nawe ufite ibyo watoye. Nimba ari umugore, nimba ari diporo, umugore waratoye nyine kandi warishinze aho ugandika. Nanjye aho nari ngiye kugandika ni muri rugo rw'uriya mugabo nyine twashakanye, twabyaranye bari abana 7, kandi ibuye aho riva rikagira nta mikino. Kandi icyo Imana yari ikoreye ibi bintu ngo kwari kugira ngo bazabwire abana babo ngo twambutse Yorodani. Nanjye kuba Imana yarampaye abana hanyuma urugo rukaza gusenyuka, kwari kugira ngo nzabwire abana banjye iby'imirimo ikomeye y'Imana. Niyo mpamvu burya mbwira abantu badukurikiye kwibuka si bibi, kuko ni amateka adakwiye kwibagira. n'Imana yakuremeye ibintu byakubabaje, uba ugomba kubyibuka, ariko kandi ukabyibukana kwiyubaka, ntiwibuke wisenya. Kuko hari abadivoruse bagenzi banjye uyu munsi babyibuka ariko bakisenya, ntibibuke ngo biyubake. Kuko ni mu buryo bwinshi umuntu yakwisenya, ngira ngo mu buryo bumwe n'ubundi abantu babyumva. Aho rero njyewe niho nshimira Imana ko byambereye umugisha, kuko
urumva ndabyibuka nkabibwira abana kuko ubwo navuga utuntu n'utundi n'abana tuziranye kuko sinadivorushije gusa ngo umugabo agende, ubuzima nari ndimo bwatumye n'abana banjye bampunga, baragenda bamwe bakananukira ku mashuri. Kumenya umukiza byambereye umugisha, bakanukira ku mashuri. Uyu munsi abanukiraga kuri ya mashuri turimo turasubirayo tujya kuhaka ikigo, abandi bose bari baragiye barimo baragaruka. Rero Imana umuntu areba imirimo y'Imana uko Imana imwubatse, akarushaho gukunda Kristo, akarushaho kumva yinjiye mu Mana neza. Kuko birumvikana ubuzima nari ndimo umuntu wese yaburebaga, kuko uwari kuvuga ngo uyu nguyu we ni uwo kwipfira, ntabwo ari kumutera amabuye. Ndabyibuka umwana wanjye wa gatatu kuba ariho bigeze kujya kumufatira biroti ku kigo, bazakibona, ndabizi ko bazakibona, bazabyibuka ikigo cyose, bari bazi ko ndi umugore wananiye abana n'umugabo. Ibyo nawe bishobora kuba byarakubaye wowe udukurikiye, cyangwa hakaba hari n'akandi gace nawe urimo. Ariko ngewe nari mpanganye nabyo kuko nari naratoye. Urumva nanjye nagiye muri Yorodani, turi kuntuze ku ngaruka ziba ku muhamagaro. Ndagenda ndatora nitorera uno mugabo, ndetse tumera nk'aho tubaye abakobwa babiri bagiye kwerekana. Rero nahanganye nabyo nk'umuntu witoreye, n'abo bana twahanganaga nabo nari naribyariye. Ubwo rero iryo buye uyu munsi wa none ndimo ndasubira nkababwira amateka ya mabuye twashinze, bagasoma impapuro, bagasoma n'ibindi, noneho nkababwira amateka. Njya nkunda kubwira abantu ngo nimba ikigeragezo cyawe kidashobora kukwambutsa ngo cyambutse n'abandi bantu, burya nta musaraba ufite. Nushaka kujya umenya ko ubyita umusaraba ariko nta musaraba ufite, kuko na Yesu ubwiwe yarawikoreye awumanikwaho. Uyu munsi waratwambukije, ndetse na n'uyu munsi. Niyo mpamvu ubona turi kuri kamera, abandi niyo mpamvu muriho, abandi mwakize ubugome. Yesu byamubayeho, Simona mwakira akanya gatoya, kandi nawe nuza kuza gusanga urasanga waragize Simoni wakwakira akanya gatoya, urawukomeza kuko ni uwawe. Burya cyagiye bakugira inama, cyagiye ugira bakuganiriza, ukabona baragiye. Niba Simoni nyine ntabwo byatinda, kuko nyine nuko nyine Simoni agomba kukwakira akanya gatoya, ubundi akongera akigendera. Ariko Yesu yatwambukije turi abantu nyamwinshi, natwe rero nk'abambasaderi bari mu isi, ibigeragezo duhuye nabyo byari bikwiye kutwambutsa, bikambutsa n'abandi. Mu ncamake rero kugira ngo mbaze ibindi, nahise mera nk'uvuye aho ngaho njya mu kindi, kuko nakubwiye ngo ni ibintu bikunda kunezeza cyane. Mera nk'ugiye mu kindi kirere, ariko reka ngo arukiraho. Nagira ngo mbwire abantu tuziranyeho neza ko uyu musaraba wanjye wanyambukije ukambutsa n'abandi. Dukomereze aho ngaho n'abandi bazambuka, kuko ntekereza ko hari ibintu Imana yakoze kubw'iki kigeragezo cyanjye, kandi byabereye umuryango utari mutoya. Nimba hari imiryango 3 Imana ifite ibyo yakoreye kubw'ikigeragezo cyanjye, ntekereza ko Imana izakora n'ibindi. Rero iteka singicuza, ahubwo byambereye umugisha. Urakoze cyane. Turinda no gusatira ku musozo, ariko twari twavuye muri za ngorane turimo kwinjira noneho mu buryo Imana yakubashishije kurenga izo ngorane ukaba urimo gukorera Imana. Nkurikije byibura igihe wambwiriye waherewe impano y'ubuhanuzi 2005 kugera uno munsi hashize imyaka 19, kandi igihe waherewe impano y'ubuhanuzi si cyo gihe winjiriye mu gakiza. Rero byanga byakunda umuntu afite urugendo yagendanye n'Imana, sibyo? Ni ibihe bihe wumva wabanyemo n'Imana udashobora kwibagirwa, uhora bigukomanga ku mutima? Hari igihe Dawidi yigeze yaba ari mu gihe kigoye hari cy'urugamba, aravuga ngo numva nifuje kunywera ku iriba ry'i Betelehemu. Mu yandi magambo, i Betelehemu rero ahanywereye yumva afite inyota yo gusubira kunywera ku iriba ry'i Betelehemu. Ni ibihe bihe nawe wumva wabanyemo n'Imana ku buryo niyo ubitekereje ubwabyo uhita uvuga ngo ibi ubwabyo byatuma ntava ku Mana? Yego, ahubwo abo nimugeze nabyo byanteye gukomeza. Yego. Ahantu hambere
natwise umwana mubyara apfuye ndetse yaramboreye mu nda, mbona ukuboko kw'Imana aravuka kandi batambazi, mbona ukuboko kw'Imana. aha kabiri naho nari nkiri kumwe n'umugabo, ni ikintu gikomeye cyane njya nibuka iteka ryose. Narafunzwe. warafunzwe? buroko. wowe urafungura? Yego. gereza? Yego. noneho ndi mu buroko nahuriyemo n'ikintu gikomeye abandi batajya bahura nacyo ahari. ngiye haje umuntu washaka kumfata ku ngufu kandi yari umuyobozi. mu by'ukuri mu yandi magambo urumva njye nari imbata we, yari umuyobozi. donc bari muri position yo gukora ibyo gusaba. Yego. ku bandi cyakora batafite Kristo muri bo. ubwo buroko nari mfungiyemo, dufungiyemo turi abagore 5, 4 barabajyana njye ndasigara. kandi nanjye nari ku murongo w'abagombaga kumanurwa kujya kwambara iroza. uba nakongera nkaririmba ngo kumenya umukiza byambereye umugisha. nshaka ukaririmbe. hanyuma dufite ibihamya. hari undi wavuze ngo Zaburi aririmba ngo si yabasafu, si yaba ni imbamutima. imvamutima y'agakiza. mfite ubuhamya bwigende. mfite ubuhamya bugenda. kumenya umukiza imbere y'umugisha mwinshi ntabona uko nasobanura, rukundo rwe ndarwumvise rungeze ku mutima, ndumva imbaraga nyazo zibohora, umubwire yagutinya umwami ni mwiza pe, aruhu ku mutima, mubabwire be gutinya aruhu ku mutima. icyo gihe rero uwo muhungu yari n'umusore, yinjira mu buroko. nari maze gushaka, urumva mwana wa mbere yari amaze kugenda, ntwite bitangaza. ubu bitangaza yujuje imyaka 20, ansanga mu buroko yambaye nk'uko yavutse. ubwo nyine ambwira ko nintabyemera ari bundase. aho nahabonye ukuboko kw'Imana kuko sinasambanye. nagira ngo nkubwire ngo urwana intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe, kandi ufata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. byabaye ni ubuhamya burebure. aho rero nahabonye Imana, bintera kubona yuko Imana ari nyembaraga, uko byasa kose ntayireka. ahandi nari maze gutandukana n'umugabo. ni byinshi ariko ubwo ndimo ndavugamo iby'ingenzi. maze gutandukana n'umugabo naho ni uburyo ki narimo ndi mu buzima bugoye, no mu madeni menshi nari nzi ko ntazishyura. hanyuma ndetse nza no kuhaburamo n'ikigeragezo nacyo gisa n'icyo nari nahuriye nacyo mu buroko. umuntu wari ufite uburenganzira ahantu ntavuze nawe nakodeshagaho, yari nyir'ibyondo, nawe anyinjirana mu nzu. hanyuma nawe Imana iramfasha, icyo sinakigwamo. hanyuma ikindi nabonye ni ukuntu Imana, kuko byari kunyuruhira mu badukurikiye, byari kunyuruhira kubyemera nkatunga abana, kuko ntabwo nshatse kuvuga ibintu byinshi, ariko uyu muntu niwe azabona iki kiganiro. uburyo ki n'ibintu bigaragara yanyerekaga, nari kubyiringira nkatakaza Yesu, nkabyizera kugira ngo ntunge abana muri uyu mujyi wa Kigali. ariko Yesu yarahambuye. nabyo byari izindi nzira ndende, kuko uyu muntu naberaga mu nzu yari n'umuyobozi. cyari ikindi nari nkibura na divorce, gukoma induru, njye nakoma induru mvuga nti mpinduka igishungero ariko ubugingo bukiri. wabaye nka Yozefu. yego. ndavuga nti mpinduka igitutsi ariko ubugingo bukiri. Imana ifata ya nduru itera ubwoba wa wundi wari ugiye kunyicira ubugingo, arasohoka ariko ntihagira n'umuntu n'umwe ubyumva.
hanyuma Yesu aba arandokoye. Ikindi ni ukuntu Imana yanyishyuriye amadeni yari menshi cyane. suhuze n'umubyeyi wampaye amafaranga. Imana ni nziza. mbere nari narabonye Imana kuko hari amafaranga nari narafashe ngira ngo ncuruze kuko nabonaga umugabo atangiye kugenda. ndavuga nti rero nimera muri ibintu bya Yesu azaza sinkore umugabo azancika. njya kuguza amafaranga muri banki imwe nemerewe kuvuga kuri kamera, ariko nyaguza nasenze numva ko ngiye gucuruza umugabo yazabona kuko wamushukaga yaracuruzaga. nanjye numva ko ngiye gucuruza rero byamara gukomera nkabishyiramo umugabo ngakomeza umurimo w'Imana. birangira rero bidakomeye ahubwo birangira bihombye, turanayirira birahomba burundu, mbura amafaranga yo kwishyura. Imana iragenda ishyira amafaranga kuri banki. ndabyibuka abantu twabanaga mu matsinda, nimwabona ikiganiro muzabyibuka, baje mu rugo guterura ibintu. nabuze amafaranga yo kwishyura, nabaga mu matsinda. hanyuma rero baza mu rugo guterura ibintu, bateruye intebe bayigereje mu muryango, undi agiye kumanura televiziyo kuko bahamagaye umutware w'iwanjye amubwira ati ese pasiteri ko twari tugeze hano mwaradusinye ngo muzatwishyura mize, ati nimutware ibyo ari byo byose, ibyo mubona byose bishobora kubishyura mu bijyana. kumva isigaye muri karitirike ziriho zo kuzanshinza kwayo umutungo w'urugo. nabimenye ndi muri divorce. kumenya umukiza byambereye umugisha, ntabwo nuko usobanura, ntabwo nuko nsobanura kuko twageze muri divorce arakinshinza. iyo Yesu atica iperereza ngo anyishyurire byari kumfata, kuko bya bintu yavuga ngo batware byari kwandika ko hari ibintu byatwawe. akinshinza rero adafite ikintu ingingo imurengera. nibuka Yesu ambwira ngo reka mbereke, ariko nabonye Imana. hanyuma rero ku nshuro ya kabiri ubwo urumva aba bandi ntabwo batwaye bya bintu, nyine ndi kumwe n'umugabo. umugabo bamuhamagaye ari mu mujyi kwa Rubangura, ari gucuruza mu rugo rw'uwo mudamu bari bamwe mu iduka ry'uwo mudamu bari bari kumwe. hanyuma nyine abasubiza gutyo, ariko Yesu ahita abatera ubwoba. aravuga ngo binjiye mu mudugudu, kwa mudugudu batabimubwiye, ngo reka bazabanza babibwire umudugudu bagaruke. iryo joro rero habaho kontorore, basohoka lisiti y'ukuntu twagiye twishyura, basanga ninjye nishyuye neza muri iryo tsinda ryose. basangana nizigamiye n'amafaranga, bya bintu ntibaba bakibiteruye. Imana indengera gutyo inyishyurira iryo deni. mbona Imana ni inyembaraga. kabiri, amadeni nari naragiyemo, cyagiye umugabo akigenda, urumva nagiye mu madeni. umuntu wese twariziranye, murabyibuka abantu b'Igikondo, umuntu wese twabaga tuziranye mu mwaka w'ideni. na butike ninjiragamo nkabona bashobora kungupa bose, murabizi abantu bo mukobo. butike ko zishoreranye mwese murabizi ko nari mbafitiye amadeni. ukuntu Imana yampaye amafaranga bose nkabishyura, nyahawe n'umuntu ntazi akaza ari amadolari. ibyo byanyeretse imirimo y'Imana ikomeye. rero ni byinshi ukuntu nabyaye bitangaza. amaze imyaka 2 n'amezi 7 mu nda, nkabona ndamubyaye kandi nkamubyara neza ntabazwe. nagiye mbona ukuboko kw'Imana kugeza kuri uyu munsi, mba numva ntareka Yesu kuko ibyiza namubonyemo ni byinshi. Imana ishimwe. twatangiye turi mu ngorane, ariko turigeze mu bintu by'amashimwe n'ibintu bishobora gutuma umuntu akunda Imana. Imana ishimwe. dufite abavugabutumwa bakunda kwigisha Imana, ariko bakayigisha bakavuga ku ruhande rw'ibibi gusa, ntibahindukire ngo babwire abantu n'uburyo bayibonye mu rundi ruhande rw'ineza yayo, bigatuma abantu hari ukuntu Imana bayanga, cyangwa se bakayiguma ariko bahora bafite umutima uhangayitse, bavuga ati Imana se kuyibaho nta kundi. ariko twatangiye tuvuga ingorane ziri umuhamagaro, ariko turimo turavuga uburyo Imana izikabana n'umuntu muri wa muhamagaro.
no muri hahandi abantu bumva ko umuntu yatawe, ariko Imana ikabigize gute, ikabihari. Hari ukuntu tujya turirimba n'ibintu tutumva, tukabiririmba turyoherwa ariko tutagize gute, tutabyumva, ngo abantu bakuvaho, ngo abantu bagugira gute, ariko Imana mukabana. Yesaya yabivuze ngo mbese ngo umubyeyi ngo yareka umwana we ntabarire uwo yonkereje, ngo yego ngo birashoboka, ariko ngewe sinzabareka kuko nabaciye imanzi mu biganza, ariko ntitubyumve, ntitunabone n'ingero z'abavuga ati byarabaye. Ariko ntekereza ko bene data muri kudukurikira iki kiganiro, urwunguko twatangiye tuvuga, byanga bikunda niba ukomeje kurukurikira urushaka, ahangaha rurimo. Shimye Imana ko yabanye nawe muri ibyo bintu byose. Ubu ngubu nanjye nahamya ngo ntabwo Imana igire ku muntu, Imana nishimwe. Ikibazo nabaga ndi bukubaze ariko namaze kukisubiza. Namaze kuvuga ngo mu minsi ishize nakubonye uhanurira umwapotere uremereye, ufite izina riremereye, ndavuga ntubitinyuka ute, ntago bigutera imbogamizi, ariko nkurikije ibintu tumaze kuganira kuri icyo ntago gikomeye. Nkurikije ibintu tumaze kuganira, icyo ngicyo ntago gikomeye kuba watumwa kuri apotere runaka, ntago ari ikintu gikomeye. Reka tugisimbe tujye no mu gusoza ikiganiro cyacu. Twakomeza tukaganira tukazageza ejo, kuko turimo kugenda twigira imbere, turi kugenda hari ahandi tugenda twinjira bikagira naho umuntu ahubwo atakikontorora, ahubwo yumva afite connection arimo kugenda. Ariko reka mbaze iki, ibyiringiro byawe ni bihe? Ibyiringiro byanjye hejuru y'ibyo byose twavuze, hejuru y'urwo rugendo rwose, ibyiringiro byawe ni ibihe? Ibyiringiro byanjye rero nta bindi, ibyo kuzabona Imana. Yego. Kandi uko byagenda uko ariko kose, numva mfite ibyiringiro bifite ubugingo. Amen. Kandi numva mfite ibyiringiro bitankoza isoni. Mbaye murengeje ku kantu utambarije, abantu bashobora kumbaza ati ese ibyiringiro urabiterwa n'iki? Mu gihe twumvise ko wagiye mu rugo muri bwa buryo twavuze mbere, hanyuma nyuma rukaza gusenyuka, ibyiringiro urabiterwa n'iki? Ndabiterwa n'uko namenye neza yuko Imana hari igihe ikunda akamakuba aba ku muntu, Yego. kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Kandi nkabikundira yuko uko abantu bamwe babyara bagapfusha, abandi bakabyara abana bakabaho, ibi byose ni imirimo y'Imana, biramya Imana. Umubabaro wanjye wo gusenya nimbihagararamo neza bizagumya biramya Imana. N'abubaka namwe nimwubaka neza, nabyo bizaramya Imana. Ibyo rero bintera ibyiringiro bya none ndetse n'iby'igihe kizaza, kuko ntabwo ubundi mu buzima busanzwe ubuzima ntabwo turi abacu ngo twigenge. Yego. Nimba tutari abacu ngo twigenge rero, iby'Imana ishima nibyo biba. Kuba twarabonye urugo rw'amagorane nyuma rukaza gusenyuka, niyo mpamvu abantu benshi bambaza ati kuki ukunda kubivuga nta pfunwe ntaryo kuko ibihamya birahari. Saburi ndirimba si ya bene Safu se, navuze induru kuko iyo ngeze ahangaha kuri iki cyo cyabaye ubundi buhamya bushya. Ndambwira abantu nkabwira ngo ni Rafiki washeje mu wampanuriye ubwo buhanuzi, ariko iyo mpageze ndavuga ngo hashimwe Kristo utadutanze kuba imihigo yamenuye ibyaduhigaga. Rero ibyiringiro byanjye nuko neza nzagomana n'Imana, kandi numva nzapfurwa abakiranutsi uko biri kose. Ntacyo mfite nishingikirijeho, ariko mfite Yesu, kandi Yesu ubwo adapfa nanjye sinkipfuye, kandi njye na Yesu turi umwe. Nagira ngo mbabwire ngo ibyiringiro byanjye ntabwo ari ibirangiye uyu munsi. Ya yindi yankuye hamwe nababwiye, wa muntu aje kunyangiriza ubugingo muri mu buroko. Kuri 31 nari nujuje imyaka 2 ndi mu divorce, nasanze utari ubizi. Kuri 31 nari nujuje imyaka 2 ndi mu divorce, kandi ndacyari umukristo, kandi nzahora ndiwe. Ibyo Imana igambiriye kundirira ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo. Haleluya. Amen.
Imana ishimwe nuko ari ibyiza atari ibibi. Ntabwo ari ibibi, ni ibyo gukomeza kumfasha, kuko ndabizi nubwo wowe utabyumva, ndabizi ko abakiranutsi bariho, impfu z'abakiranutsi turazibona, tutanasomye turebye n'ubu ngubu mu buzima busanzwe abera barahari, kandi abantu bose bamaramaje kuzajya mu ijuru ntabapfira gushira, baracyariho. Imana iracyafite agace gatoya katarapfukamira abayari. Ibyiringiro byanjye numva nzabona abera, kandi ndagira ngo mbwire abadukurikiye, hari umuryango umwe navuze izina, ni urugo rwari rugiye gusenyuka. Tavuze izina kubera ku mpamvu z'umutekano, kuko ndabizi ko bazabyivugira. Navuze uburyo mbivugamo kuko nyine bwo hari impamvu. Noneho aba bari muri ya miryango itatu navuze. Imana iradufasha, urugo rurubakika. Uyu mugabo afite abana 4 n'uyu mudamu bari muri divorce. Uyu munsi rwarongerera urugo ruhagaze. Ibyiringiro byanjye rero si ibya none, ahubwo birakororoje. Nimba twarasenze Imana, uru rugo rwari muri divorce rugahagarara kandi urwanjye rwarasenyutse, bishatse kuvuga iki? Kumva bamwe barapfa abandi bagakira. Kuba urwanjye rwarasenyutse kandi uyu mugabo byari kuba ngombwa yenda rugasenyuka, ariko niyo mpamvu nakunze kuvuga ngo ikigeragezo cyawe kizakwambutse, cyambutse na bagenzi bawe. Ndabizi aba bantu bazabivuga, si kugira ngo bazabiceceka, bazabyivugira, kuko njye sinshaka kubivuga, kuko hari igihe abantu baza hano bakatubwira ibintu bitaka bavuga gute, kandi mbibutse namwe mubikora, mujye mwibuka ko aba bantu mwitaka imbere n'abantu. Ujye uvuga ibintu by'imvamutima, uzi neza ko n'ijuru riri bwishime. Bashyiraho n'amakomanteri yo kugutuka, bakagutuka ariko ubizi neza yuko utashatse kugira ngo ubanezeze, cyangwa se kumwe numvaga abantu bashaka amaviyuzi. Oya, amaviyuzi yaboneka, Imana itanga ibyo kurya, yatubuye ya mikati yahaza igakora n'ibindi. Ahubwo ujye uvuga ibintu uzi neza, uzi n'ubuhamya, pana kujya kuvuga ibintu bitari ibyo, ujye uvuga ibintu biri byo. Ndabizi neza ko abo bantu bazabyivugira. Uzi kubona umuntu wari ugiye gusenya, ni nk'urugero, ni nko guhunga, ugahungira hano munsi y'ameza, uzi ko aya meza ari yari bugutabare, ariko ameza akagusunika, akagusubiza hariya ku kabati wari wanze, kandi uzi ngo hari urupfu. Hamwe watekerezaga hari urupfu, ameza akagusunika ukahabonera amakiriro. Rero ibyiringiro byanjye, ngira ngo mwa muryango mwe nimwabyumva muzamfasha gushima. Ibyiringiro byanjye si ibya none, kandi ni neza y'Imana ku Banyarwanda n'abandi batari Abanyarwanda, ku bantu Imana yaremye, ntabwo ari iya none, irasanzwe. Kandi uko Imana yagiye itugirira neza, ubu ninjye mfite mikoro, buriya nawe tuguhaye wavuga ibyawe, wavuga ibyawe bitewe n'uko wabonye Imana, kuko umuntu wese abona Imana ukwiwe. Nshobora kuba narabonye Imana nta buhamya bw'ibyaha mfite. Wahamagara uriya mugore bafashe asambana, bakamushyira imbere ya Yesu, bakavuga ati Yesu, ko tutari kumwe nawe mu materaniro nguyu, hanyuma nawe aje, yavuga ukuntu Yesu yamubabariye, yavuga iby'imbabazi z'Imana mu byaha byiwe. Buri wese afite ibyo uko yavuga ku Mana. Ibyiringiro byanjye byatuma ntomboka nkahanura, kandi turi mu kiganiro cy'umuhamagaro. Ibyiringiro byanjye byatuma numva nabwira abantu ngo iyamba mwiringiraga ko Yesu ari intwari, nabwira abantu bari mu gika nk'icyo ndimo cyo kutararana n'abagabo, byatuma manura, byatuma ninjiramo. Reka mbabwire ibyiringiro byanjye, mbarira ibyiringiro, numva ubaye nk'umuntu ucaginze, wagira ngo nabonye ufite hariya katakomande, wagira ngo n'ubundi ukankurijemo, mera nk'umuntu ufashwe n'amashanyarazi. Ibyiringiro byanjye nibyo kuzabona Yesu,
kandi ntatandukiriye ko nzakora ibyo nshaka kuruta ibyo Yesu ashaka. Ariko kandi nyamukuru kuri iki umugambi wanjye ni wo kuzamubona. Kandi ikindi imbere ya ya ntebe nkazahagararayo, amen, njyanye y'iminyago nkayimushyikiriza. yego, yanyura mu magorane, yanyura mu kuvunika, aho izanyura hose numva mfite ibyiringiro yuko ntazahagarara njyenyine mfite iminyago. Reka mbabwire, hari igihe Imana, reka mbabwire bano mudukurikiye, waba warasenye nkanjye, hari igihe Imana ikunda gusenya. Hari igihe tuzabana mu nyubako z'abantu bubatse ingo ahari kuri kamera, hari igihe Imana yakunda gusenya kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe. Imana ibyemera ko zisenyuka. Mbivuze abantu bantera amabuye, ariko uzabishaka azanyura mu gikari. Wambaza ngo kuki utasenyutse mbere ugasenyuka ubyaye izo mbyaro zose. Ariko Imana ikora uko ishaka mu ngabo zayo. Ubimbarije nanjye nakubaza ngo Yobu, nakubaza ngo Yobu kuki abana bose bapfuye, matungo akagenda. Yenda Yobu tuvuge muravuga ngo ntabaho, oyabaho, nzayibasobanura ko yabayeho. Iki tuzakigarukaho. Bavuga ko Yobu atabaho, ariko reka dutekereze Yobu buri wese ni Yobu mu gihe cyiwe. Wareba ukuntu muri dufate Yobu wo mu gihe cya none, tureke uwa Yusi. Na Yusi tumuvugaho agace gatoya, tuzamugarukaho cyane uzaba urimo kumubasobanurira. Tumuvugaho agace gatoya ukuntu abana bose bapfuye n'umugore akamwihakana. Imana ijya yemera ko byose, ko nzajya yarabiririmbye, ijya yemera ko byose bitugeraho, ijya yemera ko umuntu amara igihe kinini mu ntambara, akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi, akavunika akababara, ijya yemera ko byose bitugeraho. Avugamo ngo umwana witwa Gisubizo, ngo akaba ari wo kubabaza ibintu nk'ibyo. Imana ijya yemera ko byose bitugeraho. Yobu byamugezeho, abana bagaragu barapfa, ariko tuvuge Yobu wo mu gihe cyawe. Wowe usubije amaso inyuma wasanga utari Yobu. Reba abayo umuturanye bari batunze bafite abana, uyu munsi bakagenda bakaba basigaye bonyine. Ikigeretse kuri ibyo Yesu akabahamagara bakitaba, bakemera umuhamagaro, ku buryo n'umuntu wafashe abana bakabica ari we nshuti y'uyu muntu. Bayobu barahari, witonde kuvuga ko Yusi tumwihorere, turebe Yobu wo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero mu mibabaro Imana iduteza niho havamo ishimwe rya none, kuko hari igihe abantu badashobora kumva Matayo ariko bakumva umubabaro nababaye Esther. Hanyuma nababwira ko uyu munsi ngira umurokore, bakamenya ko Imana yacu ikora. Nimba uyu munsi uzi yuko utunze diporome, abandi bakaba bafite akazi ukaba uyiryamishije, ubwo we nturi Yobu mu gihe cyawe. Nimba se uyu munsi uzi yuko abandi bize we ntiwige, wavuga gute ko nawe wari umuntu? Ubwo nawe uri Yobu mu gihe cyawe. Nimba uzi ko ufite iduka rigahomba, mbega twavuga byinshi, reka tuvuge bikeya ku bw'igihe cyacu. Nawe uri Yobu mu gihe cyawe. Ariko muri ibyo byose dushimira Imana, niyo yadukomerekeje kandi ni nayo izatwomora. Kandi igihe cyose Bibiliya iravuga ngo izatubabarira tumaze kabiri, ariko igihe cyose kizashira ntabwo tuzi icyari cyo muri kabiri k'Imana, ntabwo tuzi ngo ni kangahe. Ariko kandi dushimira Imana yuko mu bintu byose ikora ibikorana urukundo. Subiye inyuma gatoya, nahita nkubaza ukuntu nimba Abayobu batabaho, nanakubaza ati se ba Dawidi barenganiye kwa Sawuli bo ntibabaho? Nakubaza ukuntu waba wararenganiye mu itorero uvukamo, wakuriyemo, ugatangamo imisanzu yawe, ugakora ukavunika. Nimba ushaka kwireba ibyakubayeho, uzarebere kuri Dawidi.
Dawidi wagiye akajya aririmba ariko bakamutera amacumu. Dawidi wagiye abadayimoni bahunga kuri Sawuli ariko bakigira inama yo kumwica. Dawidi wagiye agahangura umufilisitiyakazi, abasirikare bose n'abajepe n'abandi bose byabananiye ariko Dawidi bamwitura gushaka kumwica. Ibyo barimo baragukorera bakakwitura n'abantu. Niyo mpamvu dukwiye gukora neza, tugakorera Imana neza, kuko niyo yonyine idahemuka. Ni ukuvuga ngo rero ibikubaho uzabirebere kuri Dawidi inshuti yanjye. Nureba Dawidi mu ishyamba barimo bamubaza ati ariko wakana we witwajije iki, uzabona agasuzuguro wasuzuguriwe aho hantu ntaza hariho, kubera ko ibinyago ari ubwa mbere bibayeho si n'ubwa kabiri. Ijya yemera ko byose bitugeraho. Iyo bitabyemeraga Dawidi niwe wari gufata iya mbere kujya ahora yogezwa, nta n'uwari kumuvuga, ariko agasuzuguro kariyongereye. Mwibuke ko twatangiriye kumuhamagara kuko Dawidi yari yarahamagawe niyera abanyabwenge badasobanukirwa, kugira ngo rero bamwumve bamusobanukirwe. Byari ibintu byagombaga kumunyura muri ya magorane navuze menshi, umuntu atabona uburyo ari buvuge. Rero byatumye ahuriramo n'ibikomere by'agasuzuguro, kandi yarakoze iby'ubutwari. Numva nasoza mvuga ngo nimba nta kindi bari bumbaze, kuba warakoze iby'ubutwari ugakoresha iby'ubutwari ntibivuze yuko utagomba gupimirwa ku minzani ireshya. Ntibivuze yuko utagomba guhura n'imibabaro, kuko udahuye nayo twabona ahantu Yesu yakwepeye icumu ku musaraba. Nimba Yesu nta hantu yakwepeye icumu ku musaraba, ikizazi icyo ari cyo cyose uzagitega agahanga, kuko nawe ntigeze akwepa, kandi we yari afite ubushobozi. Mukozi w'Imana, wari uzi ko Yesu yari afite ubushobozi bwo gukwepa? Yego. Ariko se ko atakwepye? Yavuze ngo ntabwo ubutware bwanjye ari ubwo mu isi. Ubutware bwe buza kubwo mu isi mpamagaye legiyoni esheshatu. Urakoze cyane. Ngo zikandwanirira. Urakoze cyane. Uko atakwepye nawe ntiwakwepa. Nsohotse kuri aka kantu kavuga ngo ni nayo mpamvu uzabona niko kantu twatangiriyeho. Uravuga ngo abanyamuhamagaro benshi guhura n'ibintu biri mu makorosi, ntabwo ubutunzi bwacu ari ubwa hano mu isi. Yaravuze ngo izaduha ubutunzi buri ahantu hiherereye. Yego. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umunyamwuka yambaye igitenge cyiza, wareba hataho ugasanga yebaba wari kubera iki. Ubutunzi bwafite none ahangaha ntabwo bugaragarira amaso y'abantu. Ntabwo bugaragarira amaso y'abantu, ariko kandi burahari. Niyo mpamvu uzajya gutugura ukabona yambaye igikweto, ariko wazajya kureba ukavuga ati ni gute umuntu yambara igikweto gihenze? Kubera ko aho ubutunzi buri biramwemerera ko iyo gikweto ari cyo ari bwambare. Biramwemerera yuko nagera no mu makuba bigaragara ko yari afite abantu, ariko igihe mu buzima busanzwe biragaragaraga ko ntabahari. Niyo mpamvu muzabona mugwagwana, ukabona abandi bafite ibikingi, bazashobora no kubiburanira muri leta buryo habaho impamvu runaka no kubisorera. Ariko hari igihe yabona izo ntambara utamenya no kuzirwana, ikaguha ubutunzi. Mujye munyurwa. Niyo mpamvu kunyurwa ni ukuri. Biba utarasobanukirwa ko ufite isezerano ry'uko ugomba kugira ubutunzi buri ahantu hiherereye. Rimwe na rimwe ukabona utunguwe n'ibintu utazi ngo bigenza gute, kumbe uburyo ufite uri umutunzi, ahubwo ko utarabisobanukirwa uhora wiganyira ushaka kuba nka runaka, kandi ibyawe birahishe. Kumwe duhishe abana bacu, we yagusaba ikintu ukamuha ikindi. Ni nako aba bantu bahamagawe n'Imana ibyabo bimeze. Ugasanga umuntu nta mashuri na make yize, ariko yahagarara imbere y'iteraniro abwiriza, ukibaza ati ariko si ibyo avuga n'ibyo cyane ntabwo ari byo. Ni uko hari ubutunzi. Muranyihanganira nubwo ari ikiganiro. Umukozi Imana yagiye anshaginga, ndumva natwawe, ndumva ko ndi kuvuga nkavuga n'ibyo atambajije. Munyihangane ni uko twabaye. Nkaho nasubije ibyo bambajije, ni kuvuga n'ibyo batambajije. Ni ukuvuga ngo uyu muntu afite ubutunzi buri ahantu hiherereye. Kandi mbibutse ngo ibyishimo byacu ni
ibyago byacu biva mu rukundo rw'umwami Yesu. kandi muri yaravuze ngo twe gushidikanya ngo tumwizere ngo ntiyahemukira. umwizera atyo kuba upfushije ubwa mbere ntabwo yahemukira umwizeye atyo. kuba ushatse bigapfa ntabwo yahemukira umwizeye atyo. kuba uyu munsi uri mu magorane yo kubika diporome ni ubutunzi birakunda kuyibika. kandi n'abakora ntibakurushe kwambara cyangwa se n'iyindi mibereho rimwe na rimwe ugasanga ahubwo bakibaza se ubundi abayeho ati kubera iki turi amashyano. nsoreze kuri aha kandekera aho ngaho maze ntiwongere kuncomeka. turi amashyano atangaza abantu benshi. yego imana ibahagije. urakoze cyane, reka ngushimire. urakoze cyane. ikiganiro tugiranye ni cyiza. navuze ngo dukomeje twazageza ejo. yego. kuko numva twamaze kugera ahantu nyine tutakiri abacu. ariko reka ngushimire kandi ngusabire umugisha. murakoze cyane. ndatekereza ko urwunguko twasabye Imana dusenga ubwacu twarugize, kandi turanifuriza n'abadukurikiye ko ari buze kurugira. reka kandi nkubwire wowe udukurikiye, ushobora kuba ari bwa mbere ugiye kuri YouTube ugahura na channel yacu Metanoia. numara kunyurwa n'ikiganiro umaze kubona ukande subscribe, kuko uraba wizeye neza ko ibizakurikiraho nabyo bizakomeza kugenda ari byiza, nubwo n'ibiriho nabyo atari bibi. kanda subscribe kandi ikiganiro kigeze ku bandi kugira ngo barusheho kunguka, kuko ibyuma bitangaza tuganirije ni ubutunzi bukomeye buri muri Kristo Yesu, kandi ni experience y'umuntu wagendanye n'Imana utapfa kubona ahantu ahariho hose. kandi nk'uko yajyana bivuga, komantere zanyu iyo muzishyizeho turushaho gukomeza kugira umuhate wo gukomeza gukora, wo gukomeza gusaba Imana ibyo kubabwira. reka rero tumusabire umugisha, nawe tugusabire umugisha badukurikiye. reka dusoze dusenga. natangiye nsenga, ariko nawe reka musabe asoze asenga kubw'ibyo tumaze kuganira, kandi asengera abantu bo mu byiciro byinshi bitandukanye barebwa n'ubu butumwa twagiye tuvuga, kugira ngo unaniwe akomere, urimo ahungabana agire imbaraga, uwayobye agaruke, utazi ibyo arimo afata icyerekezo. karibu gusenga dusoza. uri intwari mu ntambara Yesu, kandi urirangiza rwa burundu. tugushimiye ko dutangira iki kiganiro wabanye natwe, tugishojeje uri kumwe natwe, kandi nubwo tubaye tugisubitse, kuko ntabwo tuzareka kukuvuga. dufite ibyo kukuvugaho nta nubwo byashira. kandi nubwo tubaye dusubitse tugiharanira gakondo yo kwa data mu ijuru, ngira ngo mbwira abadukurikiye abemera Imana n'abatayemera ko tutazayireka keretse tuyitsindiye. ntuziho imbaraga zihagije cyane, ntabwiwe n'abandi niboneye n'amaso yanjye. izi mbaraga ngira ngo ubwo iki kiganiro tugisubitse, abazagikurikira bakakibona igihe cyararenze, abazakisangizwa n'abandi, natwe ubwacu tuzacyumva tukongera tukacyumva, kizatugirira umumaro. kandi rero n'ibirenze kuri ibyo, uzicare mu mitima y'umuntu wese ugukeneye uhereye none, ubisahizi tugisenga. haleluya. uwiteka ugusha imvura y'umugisha mu mitima y'abantu. muri iyi yaravuze ngo tuvubire imvura y'umugisha wawe, ngo kuko iyo aho zigwa yari urujojo, uduha umuvumbi. hereza umuvumbi mu mitima y'abantu, iyo mvura ize ikureho imyanda yose yabirantega. n'abatari basobanukiwe impamvu y'ibibazo byababayeho, uyu munsi basobanukirwe impamvu bababajwe cyane, kuko ndabizi neza ntabwo yaba utwanga uba waratubabaje waraturetse, ariko kubera udukunda watubabaje cyane kugira ngo twiyerekanireho imirimo yawe ikomeye. ni uko urukundo udukunda wabonye ko ari twebwe bikwiye kubaho. turagushimiye. umuntu wahuzagurikaga wababajwe cyane agahura n'amakuba atandukanye, akaba yarakibaza ngo ni ibiki, uyu munsi dusabye umwuka w'Imana amusobanurira impamvu yababajwe cyane, kuko Uwiteka n'umusirikare wakubwe cyane ahabwa amapeta bitewe n'uko yihanganye. uyu nawe rero turamusenyeye ubwisa bw'Imana. twavuga byinshi ariko reka turekere aho ngaho. mukunzi wacu Yesu, nitukugirira umugisha
umuntu wese ukwifuza umubumbatiza amaboko yawe akomeye kandi umushyire mu gituza cyawe, kandi umuntu wese umusobanurire yuko atarekeshwa amavuta y'igiciro no kwirirwa ahungabanira hejuru y'ibiti. Ayo ni amagambo arimo ibintu byinshi bikomeye, ni umuntu wese nabisobanukirwa aragufata gukomeze kuruta uko yahungabanira hejuru y'ibiti, kandi birimo amagambo menshi. Wibasobanurire, uduhe gukomera ndetse no ku munsi mubi, kuko umuririmbyi we yaravuze ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro. Undi aravuga ngo no mu byago nzaririmba yuko ndamahoro. Umuntu wese waririmbye indirimbo umuhindura umuntu mushyashya, kuko ujya ubishobora. Tugushimiye ibyatubaye barata, tugushimiye n'ibiri imbere, kuko tukikwiringiye tukuragije n'ibyacyagiye twebwe tutazi wowe uzi. Ubikurikirane. Urakoze kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen.